irembo rya mbere twabonye ko ari irembo ry'intama, twumvise ibisobanuro byaryo. Amen. Irembo rya kabiri irembo ry'amafi, twumvise ibyo ari byo. Rya gatatu irembo rya kera. Rya kane irembo ry'igikombe. Rya gatanu irembo imyanda. Nta torero na rimwe uzasanga ridafite imyanda, kuko ni abantu. Ni ukuvuga ngo nta torero parfait ribaho. Amen. Ni abantu bose bari mu rugendo bajya mu ijuru batunganywa ku munsi, ariko baracyari abantu b'inyamanama n'amaraso, ariko bagera batunganywa n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Irembo rikurikira y'isoko twayibonye, experience y'Umwuka Wera, umubatizo w'Umwuka Wera utangira ari isoko, ariko Imana ikaduhamagarira gukomeza kwinjira imwengeri mu byerekeye Umwuka Wera, kugezaho isoko rizana rihinduka imigezi, la porte des eaux, imigezi. Amen. Tugeze ku irembo ry'umunani ryitwa irembo ry'amafarashi. Nashaka mbabwire ibi kwa mubyumve. Amen. Hariho iby'umwuka turiga, akaba hariho iby'amateka, kuko ni Yerusalemu iri muri isi, ntabwo ari yo mu mwuka. Ari Yerusalemu yo mu ijuru ndayivugaho, ariko ubu aya marembo ni amarembo ya Yerusalemu yo muri isi, ari no musi yitwa kapitale ya Israel, nubwo amahanga yose atarayemera ko ari kapitale yabo. Amen. Ubwo babanje kapitale bemera ni Tel Aviv, ariko bo barafashe bayimuriraje Yerusalemu, Yerusalemu ya kera Yesu yasize, bongezaho na Yerusalemu nshya. Amen. Aho igihe batabukaga bagiye bagura, rero uwari Yerusalemu ebyiri, ariko byose babigize umugi umwe. Yerusalemu y'Iburasirazuba niyo Yesu yasize. Yerusalemu y'Iburengerazuba niyo ni nka Kigali mbere y'intambara. Kigali ntabwo yanganaga gutya. Hari Kigali ya kera mbere y'intambara na Kigali y'ubu. Rero urebye rero cartographie, ukareba map, ukareba igishushanyo mbonera cya Kigali ya kera, ushobora kubona aho yavaga ikagarukira. Wareba rero igishushanyo mbonera cy'ubu, urabona ko yagutse. Yerusalemu rero igihe Yesu yayisize, amen, iyo limite zayo zirahari, ariko bagiye bagura uko bavaga mu mahanga. Mu buryo rero ayo Yerusalemu ya kera irashaje, ndavuga ifite amazu ashaje, cyane Abarabu nibo bayibamo, Abisirayeli nako para Abayahudi. Mwumva? Kuko Abisirayeli bagarutse basanga Abarabu ari bitwa Abanyapalestine umunsi. OK? Nibo bokipa la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem, the old city of Jerusalem. Yerusalemu ya kera. Abo bazungu bo b'Abisirayeli bavaga hirya no hino, sibyo? Bazaga bagura bagana amajya iburengerazuba. Iyo ni ville moderne nk'amaville agezweho. Ariho contrast biratandukanye. Iyo uvuye muri Yerusalemu nshasha ukagera muri Yerusalemu ya kera Yesu yasize, wabugiye mu cyaro. None se ni bibi? Imana niyo yashatse ngo nibasimanganya ibimenyetso igumuko uko Imana yayivuze. Ariko Zakariya yarahanuye ngo mu gihe cyerezo ngo Yerusalemu ntago izongera kuba ibice bibiri, nzayiteranya ibe Yerusalemu imwe. Kandi Zakariya yabivuze Yerusalemu ikiri imwe, ariko aravuga ko mu gihe cyerezo ngo ntago izongera kuba ebyiri, izaba ari imwe. Kandi icyo gihe yari kiri imwe, kuko Imana yarizi yuko bazaza bakagura mu bwenge bw'Imana. Je veux préciser une chose. Ngira mbabwire ikintu kimwe. Noneho ni ikintu kijyanye n'amateka kugira ngo twavanse neza, ntihabe confusion. Yerusalemu mu gihe cya Nehemiya, siyo turiga, sibyo? Yo mu gihe cya Nehemiya yari ifite amarembo 10. Mu gihe cya Nehemiya turaza kubona n'amarembo 10, ntabwo ari 11. Hanyuma Yerusalemu mu gihe cya Yesu, amen, amarembo 8. Yerusalemu tuzajyamo amarembo 12, kubera amazina y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Kubera iki? Kuko Yerusalemu niwo mugi mu isi watewe inshuro nyinshi, ugafatwa inshuro nyinshi. Iyo batera barasenya. Ruvuga ngo hariho kongera gusana. Ugasanga noneho Nehemiya yari amarembo 10, none igihe cyagiye kikurikira, sibyo? Ruvuga ngo Yerusalemu niwo mugi mu isi watewe inshuro
nyinshi, usanga inshuro nyinshi. Donc iyo bimenye, ntabwo ari Imana yabindaguraga, n'amateka. Nuvuga ngo Yerusalemu ubu nugenda ifite amarembo 8. Amen. Hanyuma Yerusalemu igihe cy'isezerano rishya, nawe igihe Yerusalemu mu gihe cy'umwami mu ijuru, Yerusalemu ifite amarembo 12. Yesu igihe azagarukira n'abera bose, sibyo? Yerusalemu mu isi izaba ireflete Yerusalemu mu ijuru, izaba ari igishushanyo Yerusalemu yo mu ijuru. Niyo mpamvu hano Nehemiya baraza gusana amarembo 10 gusa, kuko yari amarembo 10. Wabyumvise? Irembo rero rikurikira irembo ry'amafarashi. Haruguru y'irembo ry'amafarashi hasanwa n'abatambyi, umuntu wese asana ateganye n'inzu ye. Amen. Basana irembo ry'amafarashi. Ifarashi muri Bibiliya no mu mateka ya biriya bihugu byari muri Aziya, ifarashi iyo bavuze ifarashi, murebe no muri Bibiliya, metafore muri Bibiliya ngo Yesu azaza guhagarika Armageddon, intambara y'isi izaba ihari, Yerusalemu yugarijwe, ngo azaza ari ku ifarashi y'umweru. Ifarashi ni symbole y'intambara. Vuga ngo rero tumaze rero kunyura muri amarembo yose, sibyo? Noneho turiteguye kurwana urugamba rw'umwuka. Wabyumvise? Tumaze kunyura muri ya marembo yose, noneho turashobora rero kurwana intambara zo kwizera, intambara y'umwuka. Amen. Kunyura mu irembo ry'amafarashi ruvuga ngo nukuba rero witeguye, uri tayari, urafite ibikuriye byose, nta byaha wishinja, warihanye, ufite amasoko yahindutse imigezi y'amazi. Umwanzi rero urashobora kumukubita. Bivuga iki rero? Abantu bagera rero mu ntambara y'umwuka kandi batiteguye. Mwabyumvise? Kunyura mu irembo ry'amafarashi ukwiye kuba wamaze kunyura mu yandi marembo yose. Bitabaye bityo intambara y'umwuka, amen, uzatsindwa. Nimba ufite ibyaha utashaka kwihana, ntugende kwirukana abadayimoni, nta guteguwe wowe. Intambara mu mwuka ikwiye kurwanwa n'abantu bamaze kunyura muri amarembo yose, ko ari 7. Amen. Haleluya. Sadoki mwene Imeri akurikiraho asana ahateganye n'inzu ye, na Shemaya mwene Shikaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikiraho asana. Amen. Yasanye iki? La porte de Mifkad. Bavuga mu Kinyarwanda. Irembo rya Orient, iburasirazuba. Iryo ni yakangaye rero. Donc c'est 10 alors. Amen. Asana irembo ry'iburasirazuba. Ni kuvuga iki? Igihe turarwana intambara z'umwuka. Amen. Muri urugendo rw'aya marembo tugeze ku irembo ry'iburasira, la porte de l'Orient. Mu gitekerezo cya Bibiliya iburasirazuba, amen, iyo bavuze iburasirazuba niho haturuka izuba, sibyo? Kuko rirasira muri Orient. Hano abantu bari muri iyo ntambara yo mu mwuka by'ukuri, abo barwana intambara kuko bazi yuko umwami Yesu ashobora guseruka igihe icyo ari cyo cyose. Uko Yesu ni izuba, ariko abe akazaza nk'inyenyeri yo mu turuturu ijya ibanziriza izuba kwakira isi yose. Uri mu ntambara yo mu mwuka ahagaze neza, uwo niwe amenya ibihe isi irimo, amenya n'ibihe itorero ririmo, kubera ko azi yuko nimba izuba, amen, riza kurasa rirabanzirizwa n'inyenyeri yo mu turuturu ari we Yesu Kristo. Amen. Le soleil levant symbolise le retour de Jésus. Iryo rembo
by'iburasirazuba ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo aba arwana intambara azi yuko umwami ari ku rugi, ko ari hafi guseruka. Amen. Na Luka arabivuga. Imana ishimwe. Na Luka arabivuga ngo le soleil levant nous a visité. Luka igice cya 78. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Amen. Aha. Ni mu Kinyarwanda, mu Gifaransa ngo umviriza, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'en haut. Le soleil levant. Hano Zakariya yuzuye umwuka wera. Umwuka wera aravuga ko uwo mwana wavutse Yohana, amen, aje gutegura inzira kubera yuko kubw'imbabazi z'Imana, amen, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, kubw'imbabazi z'Imana, amen, umucyo w'izuba waturasiye. Le soleil levant. Mwabonye? Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yazaga hano umwuka wera yamuhise izuba ryaturasiye rizana umucyo. Igihe Yesu azagarukira kandi ni izuba ryo gukiranuka rifite gukiza amababa yaryo. Okay? Ariko twebwe tukaba tuzi yuko izuba ribanzirizwa gato n'inyenyeri mu turuturu. Hagati yabyo, hagati yose kwabyo bibiri nta gihe kinini kinyuramo. Niyo mpamvu turabona muri iyi minsi ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu nk'izuba ryo gukiranuka, ariko twebwe twitega izuba ryo gukiranuka, turitega inyenyeri yo mu ruturuturu. Yo iza abantu basinziriye, ibonywa n'abungere, kuko bo baba bari maso bacunga imikumbi yabo. N'abandi barabyuka. Turavuga isi ya kera, kuko abiki gihe ntibaryama. Turavuga ubuzima bwa kera bwari ritme na saison. Iyo bwije saa 12 tuvuga hano hari saa 12 bukunda kwira saa 12 byose birahagarara, abantu bagataha mu mago yabo bakitegura kuryama. Iyo ni isi ya kera, nta mashanyarazi, nta WhatsApp, nta technology, nta bintu byakuraza amajuro nk'uno munsi. Umva, abantu bari ritme n'ibihe les saisons zisanzwe. Babyuka mu gitondo bakajya mu mirimo yabo, izuba rirenze bagataha, bagatunganya ibya nimugoroba, bagafungura, bagashima Uwiteka, bakaryama, bakabyuka saa 12. Uko niko bimeze. Bibiliya rero yanditswe mu gihe nk'icyo. Inyenyeri umuturuturu ibonwa gusa n'abari maso, kandi icyo gihe bari bande n'abaryama ku gasozi n'abashumba. Niyo mpamvu twebwe rero ntabwo dutegereje izuba. Izo rizarasa abantu bari mu mariri yabo ribakangure. Ni uguseruka kwa Yesu mu buryo bugaragariraho bose, ngo amaso yose ngo azamubona, ngo niho ngo amoko yose yo mu isi azaboroga kuko batamwizeye. Ariko twebwe ntabwo turindiye kuboroga, ahubwo twe turindiye umunsi w'amahirwe wo kuzabona umwami wacu. Tuzagenda abandi bari mu mariri. Si uvuga ngo iyo ni metaphore. Mu gihe isi iri mu byayo ubu, urabyumva, Imana ishobora gutwara itorero bagakanguka ryagiye. Bo rero rimaze kugenda ntabwo bazitega ikindi, bazitega ko agaruka nk'izuba ricyaye, umunsi wa jijima. Mugiye gutandukanya ibi bintu bibiri. Yesu azagaruka mu buryo bubiri, ariko abarokore benshi ntabyo bazi. Azabanza agaruke nk'umujura. Umujura nawe waguteguza, nani kimenyetso aguha ngo ndaza kuza umunsi kukwiba, wowe shiduka yakwibye. Uko niko Yesu azatwara itorero, ab'isi bazabimenya, bazakanguka babuza abantu. Hanyuma rero nagarukana n'abera, byo nawe azagaruka mu buryo bwo mu mwuka, azaza mu buryo bugaragara. Matayo 24 ngo azagarara mu kirere hano, nk'uko umurabyo urasira iburasirazuba ugaserukira iburengerazuba, ngo niko kuseruka k'umwana w'umuntu kuzaba, ngo ijisho ryose rizamubona. Ariko natwara itorero nta jisho rizamubona. Abe gusa bazashiduka, umwuka wera yabateruye abagaje imbere ye. Ibyo mwabyumvise? Yes or no? Mwabyumvise? Tuwe turengereye iki? Dutegereje iki? Iza ryari?
abantu bakiryamye izuba ritaraza. Ab'isi bategereza izuba, niyo mpamvu babivuga ngo imperuka ntiraza. Bo bategereje izuba, bo bacungana n'imperuka, ariko itorero ntiricungana n'imperuka. Itorero ravuga ngo umwanya wose umwami ashobora kuza, kuko ibimenyetso byo guseruka kw'izuba turabibona. Mana ishimwe. Noneho mwumvise rero irembo ry'iburasirazuba nugaruka kwa Yesu. Ruvuga ngo twirwana intambara kugira ngo asange duhagaze, kuko ifarashi isemburiza igaragaza urugamba. Irembo rero rya nyuma, irembo rya Mishkap. Malikiya wo mu bacuzi b'izahabu akurikiraho asana kugeza ku nzu y'Abanetinimu n'iy'abatunzi aherekeye irembo rya Hamifukadi no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. Amen. Amen. Mwabonye 31. Kuri 29 ni irembo la Porte de l'Orient. Kuri 31 uyu Malikiya nawe l'orfèvre qui travaille umucuzi wiki. Malikiya wo mu bacuzi b'izahabu travaille aux maisons vis-à-vis de la porte de Mifkad. Akurikiraho asanageza ku nzu y'Abanetinimu n'iy'abatunzi aherekeye irembo rya Hamifukadi. Amen. Ariko ariya ngo iri rembo rya Mifkadi ngo riri yarayisanzwe kugeza ku la chambre haute du coin, no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. Amen. La chambre haute du coin niko bavugana. Murazi impamvu iryo rembo rya nyuma, okay, n'amarembo 10 sibyo? Iryo rembo rya nyuma, amen, bararisanye rikageza hehe? Kuri chambre haute du coin. Nuvuga ngo ni mu mfuruka inkike za Yerusalemu. Iryo rembo ryari kumfuruka. Barasanye bageza kumfuruka. Hariho chambre haute. Chambre haute niki? Nibyo bita mirador uno munsi. Na ahantu bubaka hejuru umurinzi w'umugi niho haba areba ko abanzi bashobora kuza, babita mirador. Apana muri Bibiliya umunsi babyita mirador. Nago murabona nk'ibigo bya minuari ukabona banditseho cyangwa president voilà. Nubwo iryo rembo rero bararisanye rigera ahantu hariyo chambre haute. None chambre haute mwebwe nacyo babwira amasengesho. Amen. Iri jambo mu Giheburayo Mifkad rivuga sentinelle, umurinzi. Nuvuga ngo rero tukwiye kurwana intambara y'umwuka. Amen. Hanyuma tukayirwana kandi turima maso. Kubera iki? Kuko twegereje ugaruka ku mwami, kubera yuko irembo tuvuyemo ryitwa irembo ry'iburasirazuba. Murayumva? Mwabyumvise? Turwana intambara yo kwizera, niryo rembo ry'amafarashi, kandi tukarwana turima maso. Maso no kuvuga ngo mube maso, musenge, prier sans cesse, musenge ubudasiba, kubera yuko irembo ry'amafarashi, amen, ariyo ntambara mu buryo bw'umwuka y'umukristo. Amen. Rikurikirwa n'irembo ry'iburasirazuba kuza kwa Yesu Kristo. Hanyuma amarembo agahirukira n'irembo rya nyuma rya Mifkad. Mifkad mu Giheburayo ni sentinelle, kubama maso. Kandi mumva ko bararisanye bagira ahantu hari la chambre haute du coin, bageraho hari icyumba cyo hejuru. Du coin no kuvuga ngo na ahantu un lieu éloigné là. Na ahantu muri coin. Pana itaruye muri coin. Ya chambre haute iri hejuru kugira ngo barebe inkike abantu binjira barebe ku mugi uri ko nta mwanzo hari. Sibyo? Ariko rero iyo rembo rya nyuma rya Mifkad ngo riri hafi y'icyumba la chambre haute du coin. Bivuga ngo rero
nubwo turi mu ntambara turwana, tukwiye kuba turi abantu bari deep mu masengesho, kuko turi abantu b'abanyama masengesho, kuko amasengesho ntabwo ugenda uvuza impanda, nibanga. Amen, amen. Kuko ngo iryo rembo rya Mifikadi bararisanye kugeza ku cyumba kiri ahantu iri hejuru, ahantu hiherereye. Nuvuga iki gihe turimo rero, turi mu gihe aho tukwiye kunyura mu irembo ry'amafarashi, tukwiye kunyura mu irembo, amen, ry'iburasirazuba, tukwiye kugeraho tunyura mu irembo rya Mifikadi, kubama maso, ariko tukarisana tukageza kuri cya cyumba cyo hejuru ahantu hiherereye. Mwabibise? Tukwiye kuba turi mu ntambara mu mwuka, tukwiye kuba twiteze kugaruka kwa Yesu umwanya wose, kandi tukwiye kuba turima maso tunasenga. Murabona ko irembo rya nyuma rirangiriza n'icyumba kiri mu mfuruka. Amen. Mwabyumvise? None mumva Imana byose ntiyabiduhaye. Iyi ni sagesse yayo. Ure twakwanzura gute yuko dufite mu gihe cya Nehemiya amarembo ni 10, hanyuma Yerusalemu ya none ni 8, Yerusalemu izahirukira ni 12, ngiko intumwa za Yesu ari 12. None uyu munsi naje kubaza, wumva ubukristo bworoshye? None iyo urebye aya marembo ubona abantu mu matorero bari tayari? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Reka dusubiremo rero kugira ngo mvuge po ya nyuma. Rimwe, Nehemiya atangiye gusana amarembo yi Yerusalemu. Yatangiye ku irembo ryahe ry'intama. Rivuga iki? Yesu yaje kugira ngo tube intama z'Imana, yabaye intama ikuraho ibyaha bari mu isi, umwana w'intama, aba n'irembo ry'intama. Ukwiye kunyura muri Yesu. Bitabaye bityo wowe ntabwo uzinjira mu murwa w'Imana. Nta handi wanyura ngo ukizwe, ni mu irembo ry'intama. Niyo rya mbere bahaye priority. Ntabwo batangiriye ku irembo ry'amafarashi, kuko ari abantu bajya muri combat spirituel batarabintama. Umva ni kibazo. Okay, irembo rya kabiri, irembo ry'amafi, kuvuga ngo tumaze kwinjira muri Yesu Kristo aduhindura abarobyi b'abantu. Irembo rya gatatu rya kera bivuga iki? Nta gakiza ka kera, nta gakiza kubu, kuko itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu Kristo akaba ibuye rikomeza imfuruka. Irembo rya kane, igikombe vale, umwana w'Imana arangwa agekenge mu cya Yesu. Yesu yaranzwe no guca bugufi. Abafilipi ibice 2 ku murongo wa 5. Amen. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu, nugasanga akamero k'Imana yishije bugufi. Irembo rya kangahe? Rya gatanu. Ni rihe? Irembo y'imyanda. Iyo y'imyanda shaka ko murivuga mu rero. No kuvuga iki? No kuvuga Yerusalemu ifite irembo ry'imyanda. Nuno munsi muri aya marembo 8 Yerusalemu ifite ubu. Amen. Irembo ry'imyanda rirahari. Dio narigeze nararibonye. Muraze aho rigana? Ye nageze kuri iryo rembo. Munsi y'irembo hariho akabande, hariho ikibaya. Kijyana ariya muri Gehenomu, aho batwika iyo myanda. Bayita la porte de fumier cyangwa imondisi. Bige hari kimuterere batwika ijoro na mwama kiratwika. Nige Yesu yavuze ngo igihe yavuga ati umuriro wa Gehenomu, yarababwiraga babona uriya muriro. Ati dore rero umuriro utazima, timara umuriro, ashaka kubabwira umuriro w'iteka ryose. Kuvuga ngo rero imyanda, ruvuga ngo itorero rifite irembo ry'imyanda. Kuvuga ngo igihe cyose tukiri mu rugendo ntihabura kwihana, kubera ko hari ibintu bya kera dukurikirana, hari ibyo tugwamo, sibyo? Rero akwiye kuba hariho ukwihana guhoraho igihe cyose umuntu umwuka wera yamwemeje icyaha. Kuko intama igihe cyose
iyo ziri muri Yerusalemu bakwiye guteganya ko zizajya ubwatsi, kandi ibyo zirya zizagira imyanda, kandi imyanda bakwiye kuyisohora mu mujyi, amen, kugira ngo isohoke bagende kwita aho ikwiye gutabwa hariya. Rero n'itorero naryo uko ijambo ry'Imana rivugwa ryemeza abantu ibyaha bakwiye kuba kwihana. Ikindi, isoko, twavuze ko Yesu Kristo iyo tumwizeye, isoko y'amazi y'ubugingo iradudubiza. Hanyuma isoko y'amazi, uko tugendana n'umwami ntabwo tuguma ku isoko gusa. Isoko y'amazi y'ubugingo ihinduka imigezi y'amazi. Tuvuye kuri Yohana 4 tugiye kuri Roma 7. Hanyuma irembo ry'amafarashi. Donc le cheval c'est un symbole de bataille, ni combat spirituel, intambara yo mu mwuka. Tutaranyura hose Satani yadukubita, kuko ari ibintu tubonamo bitajyanye n'ubwami bw'Imana turiyitirira. Hanyuma akazi ki rero, irembo ry'uburasirazuba nuvuga ngo nugaruka ku mwami. Tukwiye kuba abakristo gihe cyose twitega kugaruka ku mwami, ariko turwara intambara zo mu mwuka. Ikindi nacyo, irembo mifkad mu Giheburayo bivuga sentinelle, umurinzi. Arangwa n'iki? Kuba maso. Tukwiye kuba maso kugira ngo Yesu nazadutungure. Tukwiye kuba maso nk'abari b'ubwenge bafite amatabaza arimo amavuta. Matayo 25. Amen. None irembo rya nyuma ni irihe? Nyuma la porte de l'Orient, nyuma y'irembo y'Iburasirazuba n'izuba rya Mifkad tumaze kuvuga ko ari kuba maso. Ariko tukaba maso ntago twabishobora tutakomeje gusana iryo rembo. Iryo rembo rya Mifkad turisane tugeze mu cyumba cyo hejuru, mu mfuruka. Mugiye mutari abanyamasengesho ntago muzigira muba maso. Ese kuva twatangiye gahunda yo gusenga ntago wumva ko uri maso? Nde yabihamye? Ari ibintu mbere hari ibintu wowe sibyo? Nuvuga ngo urabona isi urayibona mu shusho yayo, ukabona yo kwigeza ahantu habi, nawe ukumva ko uragenda wegera Imana, kumva ugenda wumva unezerewe Imana, agakiza, sibyo? Aba bakristo bizina gusa baguma baraho bakajya mu masengero, ariko ubuzima bwabo ugasanga bavuga ibigambo, bafite imitwe itawi, sibyo? Abo utubona hari itandukanizo hagati yawe nabo, kubera ko wowe ururasana irembo rya Mifkad. Urarigejeje mu mfuruka, mu cyumba cyo hejuru, la chambre haute du coin. Voilà. Nitumenye ibi tukashyira mu bikorwa turahiriwe, niko Yesu yavuze. Amen. Kandi mufite noneho nicyo mushobora gufashisha abandi. Nimuvu umuntu avuga ngo yewe rwose amatoro ndazinutswe, tinaragiye hariya duri byabo nibi barasakuza, njya hariya nsanga noneho ni gusaba amafaranga buri kanya, ngiye hariya nsanga ibi nibi, ati je nahisemo kwigumira mu rugo. Ntiwamufashe se? Wamubwira iki? Agende muzamubwire irembo ry'imyanda, ati Imana yateganije mu rembo rwayo irembo ryitwa ry'imyanda, kwizi ko mu rembo rwayo hazaba imyanda. Ntabwo uzabona Yerusalemu idafite irembo ryitwa ry'imyanda. Iyo ufite hariya amarembo ko ari 10 yo muri Nehemiya, urashaka kuba ubwawe kufata ngiye ndi hano, kese nimba utarajya mu ijuru, sibyo se? Wowe iby'umwuka nabyuzi utumenya aho wisitiwa. Irembo ry'isoko, irembo y'amazi, uriyeho, sibyo? Nimba udashaka kwihana ibyaha, wowe ntabwo uragera ku irembo ry'imyanda. Niba ufite ikibazo nushaka gukiza nko birivuga ngo ibyo ngo ni bya kera, ngo umusirimu ngo afite uburyo bwo gukiza, ngo aya magambo aya nangwe isano rya kera, uyu maraki ni wa kera. Wowe ufite ikibazo, irembo rya kera ntabwo urarivaho. La vieille porte, nuvuga ngo les fondements z'Imana nizihinduka. Amen. Les repères z'Imana nizihinduka, umusingi w'Imana ntabwo uhinduka. Ngo itorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu akabibuye
ko nzifuruka none urashaka agakiza ko muri iki gihe nikabaho kugira ngo aba agakiza kaburi agakiza gahwanye n'ibihe runaka biza bari kuvuga ngo akwiye kuba ubutumwa bwinshi kuko ubutumwa nibwo buzana ku gakiza niba ubutumwa budahinduka agakiza nabwo gahinduka uko wa Paulo bakijijwe niko tugwe gukizwa s'il y avait différentes sortes de salut ubukiza butandukanye twita ubukiza butandukanye wabyumvise i Burundi bavuga urukiza ngo jewe ndashima Yesu yamaye urukiza nushaka agakiza gatandukanye agakiza ko mu 2000 agakiza ko mu 2023 agakiza ko mu 2030 sibyo birasaba ko haba ubutumwa bwinshi ubutumwa nibu ntabwo rero haba agakiza gatandukanye ubutumwa ni bumwe amen nguzaza n'undi butumwa arakavumwa nta bundi buhari rero ubwo rero tumaze kumva ibyerekeye amarembo avugwa muri Nehemiya ibice bitatu ayo marembo yose ko ari 10 buri rembo urazira icyo bivuga ni nahawe rero kuzajya umenya irembo uhagazemo ni irihe Imana gusaba uje unyure mujya muri kandi ukabyumvira nawe ubundi tuzamera nk'abo bandi batararara bafite agakiza gusa ko mu masengero k'imihango n'imigenzo amen. Le salut authentique passe par ses portes agakiza nyakuri kumwimerere kanyura muri amarembo tutanyuzemo ni fake tuzaba turitera amajeki urupfu ni rudutwara tuzatangira kubona ko twataye umwanya aya marembo hari ikintu cyabuzemo aya marembo yose mbabwire ko ari 10 niyo doctrine yose y'agakiza doctrine y'Imana y'agakiza ikubiye muri amarembo ko ari 10 ubutumwa bwose ijambo ry'Imana ryose kujyakabaye iri muri amarembo 10 chaque porte ifite thème muri Bibiliya amen ifite topic amen ubuntu buduhesha kuba intama porte ya mbere sibyo wayumvise amen amen muri umuco n'umunywi w'isi kugira ngo mureshye abantu kuriye Yesu irembo y'amafi etc mwihane imirimo ipfuye irembo ry'imyanda buri kintu cyose kirahari eschatologie kugaruka kwa Yesu ibimenyetso by'ibihe amen irembo ry'iki y'Iburasirazuba ry'amafarashi na mishkadi voilà